Ya Yesu nashimwe cyane. Dushimye Imana aya masaha meza y'umugisha, kandi Imana yakoze cyane kubana natwe. Ndakeka ko umuntu wese afite impamvu zituma ashima Imana kandi ahimbaza Data wa twese uri mu ijuru. Reka mbanze mbaze nimba abantu mwese muri kumva ijwi ryanjye kugira ngo ntaza gutangira mutanyumva. Okay. Imana ishimwe. Amen. Umugabo umwe yari mwiyerekwa, ngabona amagufwa yumiye mu kibaya. Imana iramubwira ngo mbese aya magufwa yanjye yakongera kubaho? Ezekiyeli arasubiza ngo ni wowe ubizi Imana. Nkurikije sinzi imitekerereze yagize, ariko ukurikije amagufwa yumye, igufwa ryaratandukanye n'irindi, ukuboko kwaragiye hirya, ukuguru kwaragiye hirya, utamenye igufwa ni iryande. Imana iramubaza ngo ese aya magufwa wowe iyo urebye ubona yakongera kubaho? Ezekiyeli aravuga ati ni wowe ubizi Imana. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane. Imana niyo ibizi, ariko ikeneye Ezekiyeli ko yaramubwiye ngo hanura uko utegetswe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 10. Umunsi turi ku mutwe uvuga ngo ubwami bwawe buze. Ni ijambo ryoroshye cyane turi burebeho. Ubwami bwawe buze, umurongo wa 10, igice cya 6 umurongo wa 10, haravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka twongere turebe mu byakozwe n'intumwa, igice ni icya 26 umurongo wa 16. Umurongo wa 16 haravuga ngo turageza ku wa 18, ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye, umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera, ngukize ubu bwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kuyizera Imana. Nishimwe cyane. Mana Data wa twese, Imana ishobora byose, Imana murengezi, Imana byiringiro byacu, turagushimye kuko uri mwiza, turaguhimbaje aya masaha, tugushimiye ineza ugira, tugushimiye urukundo rwawe ruhambaye, tugushimiye ubuntu bwawe budasanzwe, tugushimiye kugira neza gukomeye, tugushimiye ko utubera byose, tugushimiye ko utubera Imana, tugushimiye ko utubera ubuhungiro, tugushimiye ko utubera ubwihisho, tugushimiye imbabazi ugira, tugushimiye urukundo ruhambaye. Wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugiye kureba ijambo ryawe, Uwera wa Isiraheli. Ndakuzi neza. Umuririmbyi niwe wakuririmbye neza, aravuga ngo kera wafashaga abasogokuruza, kandi natwe uzaturengera kugeza ku gupfa. Uko wari uri isi itararemwa, uri kuri na n'uyu munsi wa none niko uzahora iteka ryose. Uri Alufa, uri Omega, uri Imana ushobora byose. Ndagushimiye rero ineza ugira, natwe turi imbere y'amaso yawe, turakuzi cyane. Twasomye ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, kandi bwongere buze, kandi bwongere buze. Icyo ushaka ni igikorwa mu isi nk'uko kirimo gikorwa mu ijuru. Ubwami buze mu Banyarwanda, ubwami buze mu Banyafurika, ubwami buze muri Europe, ubwami bwawe buze ahantu hose. Uri Imana izi byose, uri Imana ishobora byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe, reka uyu mwanya uba umwanya udasanzwe, kandi umwanya w'umugisha ku muntu wese yumva aguwe neza. Igitinyiro cyawe kitubeho, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Turi rero mu gihe cyo gusenga, turi mu gihe cyo kwinginga Imana. Bene data, gusenga ntabwo ari ikintu cyo gukinisha, nta nubwo ari ikintu cyoroshye. Gusenga ni ukuganira n'Imana.
gusenga ni ukuvugana nayo, gusenga ni ugusaba, gusenga ni ukwinginga, gusenga bikingura ijuru rigakinguka, Imana yarikinze, Imana yafashe icyemezo ikavuga ngo nkurikije ibiri kubera muri Afurika, nkurikije ibiri kubera i Burayi, nkurikije ibiri kubera muri Amerika, nkurikije ibiri kubera Oceani, nkurikije ibiri kubera muri Atlantique, nkurikije abantu banjye uburyo bimeze, ijuru ndarikinze. Imana ni ishimwe cyane. Rero isengesho ni ryo rufunguzo rukomeye mu mibanire y'umuntu n'Imana, rushobora gukora muri urwo rugi gusa, urugi rw'ijuru rugakinguka. n'inkinga ijuru nkateza indwara n'ibyorezo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye. Imana iyo ishaka gukora yakinze ijuru, iba ishaka abantu banjye, abantu bayo, ntabwo ari abantu bose. Gurupe nyinshi zirasenga, bavandi reka mbabwire ngo abantu benshi barasenga kandi nyine ntiwamenya basenga Imana yihe, biterwa n'iyo bizera. Imana ikavuga ngo ninkinga ijuru abantu banjye, ibirimo ishakisha abantu bayo, ntabwo ibirimo ishaka undi muntu. Abantu banjye nibo nkeneye, mu baririmbyi nkeneyemo abantu banjye. Bibiliya rero tubwiye ngo ubwo nazaga nabuze umuntu, ibura umuntu ite hari abantu, nuko ikeneye umuntu wayo, kuko ikunda abayikunda, abayishakana umwete bakayibona. byoroshye bityo. Ubuntu bw'imbere, donc ukeneye kwizera yuko Imana yumva abayishaka, ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibanshakana umwete baciye bugufi, bagashaka mu maso yanjye. Ntabwo ari kubinyuraho ugenda ngo uzubipe wirukanye. Abantu benshi bakunda gusenga, ariko akenshi telefone zabo zifunguka ariko habaye emergency. Bafite uburyo bavugana n'Imana, ariko abenshi babikora ariko habaye emergency. Yangize ikibazo, umuntu wanjye ararwaye, reka nongere nkore kuri telefone, ndabizi neza Imana ikiza abarwayi, reka nyihamagare nkirize umurwayi. Ngize ikibazo, business yanjye irahombye. Donc kuvugana n'Imana kwabo, kuganira na data ni emergency. Habonetse ikibazo gikomeye, reka nkore kuri ya nimero, ndabizi neza Imana irahari. Ariko icyo ntabwo ari cyo bita isengesho. Rero ntabwo ari umuntu wese Imana yumva umuntu wanjye, yumva umuntu wayo. Abantu banjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso yanjye, ni ukuri nzabumva ndi mu ijuru nkingure nubwo nari narakinze. Abo ni abantu banjye, ntabwo ari buri wese uza ngo bamwumve akomange bikundi. Urugi hari urufunguzo rudakora muri urwo rugi. Ntabwo ari umuntu wese nyine Imana yakumva. Hari amagurupe menshi atandukanye, abarimo gusenga utamenya asenga gute, ariko Bibiliya ikavuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye. Imana yinginga abantu rero ngo bayinginge, biratangaje. Mu nyinginge hari urwenya rujya rubaho, umuntu akakubwira ati wangurije nkakugurira. Rero Imana ijya ibwira abantu bayo ngo mu nyinginge mbakirize igihugu. Irabinginga ngo bayinginge. Iki ngiki gifite ikintu kivuze kandi gikomeye. Umugabo wita John Wesley niwe wageze kuvuga, aravuga ngo gusenga cyangwa se abantu b'Imana hamwe n'Imana, ngo umwe akeneye undi. Imana irakora kubera ko hari abantu bayemereye ko ikora. Nimvuga unyumve neza, iyo Imana ivuze ngo mu nyinginge mbakirize igihugu, ntabwo iyoboye ko igihugu gifite ibibazo, ntabwo iyoboye ko umugabane wa Afurika uriho ibibazo, ntabwo iyoboye ko Europe ifite ibibazo muri iyi minsi tutari bujyemo cyane, ariko ifite ibibazo bikomeye. Europe hari ikintu kijya kibabaza cyane, nko kubona abantu batangiye babwiriza ubutumwa. Itorero ryo muri Europe ryatangiwe na Pawulo, ritangirira mu rugo rw'umuntu, n'abagore ngo yakoraga imyenda y'umuhengeri, burumva n'umugore wari utoroshye. Noneho Pawulo, Imana ari nijoro, ngabona umugabo w'i Makedoniya araza aramubwira ati dutabare turapfuye. Yinjira i Burayi, atyo niho itorero ry'i Burayi ryatangiriye. Urumva ryatangiriye mu nzu y'uwo mudamu.
ariko igihe kigeze haboneka ububyutse bukomeye cyane. Hariyo abakozi b'Imana tuzi bafite amazina nawe uzi benshi, ba John Wesley, ba Whitefield n'abandi benshi bagiye bakora imirimo itangaje muri uyu murimo, hanyuma bakorera Imana mu buryo bukomeye. Amatorero menshi cyane turimo tubona uyu munsi amenshi yavukiye i Burayi, avukishijwe n'abakozi b'Imana bafite imbaraga z'umwuka wera. Icyo gihe rero byari ibintu bikomeye cyane, ariko wenda ndaza kubigeraho. Hari igihe cyageze itorero rirapfa. Satani yajyaga yica abantu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Yakica Stefano, Pawulo akavuga ati bica Stefano nari mpari. Bavuga ko amaraso ya Stefano yagize ikintu gikomeye mu mihindukire ya Pawulo n'abandi benshi. Yagiye uko hapfaga umukirisitu hagendaga haboneka abandi bavuka. Amaraso y'abakristo abyara itorero rikomeye n'uyu munsi turimo dukorera mu murimo. Noneho Satani abonye ko arimo yica itorero mu buryo buri fizike, umuntu yakubitwa, murabizi Bibiliya irabitubwira ngo ubwo mugoswe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo mwiyambura ibibagerageza n'ibibihambiriraho vuba. Ngo abantu bakoreye Imana bavuga ku kwizera kwabo. Iyo bavuze ku kwizera kwabo uravuga ngo Mana ishobora byose, nkomereza amaboko. Abantu bemeye gupfa urupfu rubi rusebye. Ba Petero barabacuritse i Roma baguye i Burayi, n'abandi ba Paul baguye i Roma mu Butaliyani, ni benshi cyane. Amaraso y'abera yaramenetse kugira ngo itorero rikure. Iyo baza kubika amaraso yabo bakanayakunda, hano hari umuntu ujya umbwira ngo wimana amaraso n'ubundi akamenekera ubusa. Iyo baza kubika amaraso yabo bagakomera ku buzima bwabo, uyu munsi none ntabwo tuba turi kuvuga ibi turimo tuvuga, ariko ngo bakorweho n'umwuka wera. Yesu yarababwiye ngo mugende mujye Yerusalemu, mbanye namwe imyaka 3, ndabigishije nk'aho mufite bachelor degree muri theology, ariko ntabwo mwashobora guhindura isi. Ni mugende mujye Yerusalemu muntegereze. Haleluya. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo bo kumpamya. Ngira ngo ubushize nabibabwiyeho, umugabo wo guhamya ni umumatazi, ni ukwemera gupfa. Muzaba go kumpamya Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kugeza ku mperuka y'isi, ariko mugende muntegereze. Hari ikindi kintu kirimo kibura, mufite ubumenyi ariko mukeneye umuriro, mukeneye imbaraga zidasanzwe. Bagera rero Yerusalemu baramurindira, umwuka wera aramanuka. Murabizi nyuma hari twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko wakita igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka wera. Umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza, itorero rirakura. Abavandimwe turimo turica ibintu abantu bamennyemo amaraso. Mana ishimwe. Njye nkunda kubwira abantu ngo uyu mushinga uku gutabara isi, kubona abantu bakizwa, nyiri business, nyiri umushinga yabimennyeho amaraso. Yesu twunga n'Imana yamennye amaraso ye, naga ari ikintu cyapfuye kuba abavandi. Numvise umushumba arimo avuga ngo dukeneye ko haboneka abamisiyoneri bakajya mu murimo. Ninde witeguye kurekura amaraso ye muri iki gihe? Ninde witeguye guhara ibye? Ninde witeguye guhara uwo ari we ukiyibagirwa? Turaza kubivugaho. Icyo Imana yarihamagariye Pawulo ngo ni ukugira ngo impumyi zihumuke, abantu bari mu mwijima bajye mu mucyo. Ninde witeguye gutabara abantu barimo bazerera mu mwijima, batazi iyo bajya n'iyo bagana, bari mu mwijima w'icuraburindi, bakeneye umucyo w'itangaza kugira ngo babone Yesu, ngo bave mu mwijima bajye mu mucyo, bahindura ubwami, bahindura identity. Ndimo ndeba statistique zaho Christianity igeze, aho ivugabutumwa rigeze ku isi. Hari ahantu mu bihugu cyane byo muri Aziya ntari buze gukomozaho cyane, hataragera ivugabutumwa, hari 0% bene data. Reka twikomereza iby'Uburayi, wenda turaza kubivugaho. Rero nuko itorero ry'Uburayi ryatangiye rirakura cyane. Satani abonye ko arimo yica abantu nk'ahandi hose kandi mu yindi migabane, arahindura strategy, abantu atangira kubica spiritual. Itorero ryivanga n'andi mahanga, rimera nk'abasamariya, rihinduka ubwo kutamenya ubwo ari bwo. Abantu barahinduka,
abantu ntibaba bagipfa mu buryo bw'umubiri, barirara, spiritual life irabura. Petero yahagaraga imbere y'abantu akababwira ati babundi mwishe. Muri misimo ndasoma uburyo Pawulo yireguraga, yarababwiraga ngo bavandimwe, ikimpagaritse muri izi nkiko nuko nizeye kuzabona iby'Imana izaragabera, ndazira ko nizeye umuzuko. Amen. Mana ishimwe. Ubundi wa mugani wo kwanga kumena amaraso, ubundi abantu bo mu isi turakubitwa tuzira iki? Turazira ko twizeye umuzuko, kuko ibyiringiro by'isi nta handi biri, ni kuri Yesu n'umusaraba we n'amaraso ye, ni ku butumwa bwiza. Nta handi ibyiringiro by'isi biri. Ni ukubwira abantu ko Yesu yapfuye akazuka, agapfa kubw'ibyaha byacu, akazukira kuduha ubugingo, natwe tugapfana nawe tukazaba tuzazuka. Hatariho umuzuko nta mpamvu yo kuvuga ubutumwa. Hari umusaraba gusa, tutabona umuzuko uri imbere. Bibiliya yarambwiye ngo Yesu yihanganiye ibimugerageza ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Nta kindi isi ikeneye, ibyiringiro by'isi gusa ni uko bemera yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'iyi mibabaro hari ubundi buzima. Nyuma yo gupfa, nyuma yo gupfusha, nyuma yo gukubitwa, nyuma yo gusuzugurika, nyuma yo gutakaza agaciro, hari ubundi buzima. Icyo ni iki isi ikeneye kumva. Umuntu yabuze amahoro ukamubwira ati hari umwami w'amahoro. Hanyuma rero itorero ry'Uburayi rigenda ripfa nk'uko n'ayandi hose yapfuye, kugeza igihe umuntu w'Imana yigeze kuvuga ngo kuko i Burayi bubatse insengero nini cyane, abariyo barabizi cyane ibindimo mvuga. Yaravuze ngo insengero zabo ngo Imana yabo y'i Burayi isa naho yapfuye bakayishyingura muri ziriya nsengero. Yashaka kuvuga yuko bahoze bakorera Imana kera. Paul niwe yigeze abwira Abagalatiya, arababwira ati ariko aka kanya mwibagiwe iyo mwamenye. Ariko uyu munsi wa none statistique igaragaza ko nimba 98% barabaye baptize mu macaci, 22 nibo bashobora kujya guterana, nabo b'abasaza, b'abakecuru. Urubyiruko ntiruri kujya mu macaci, ntiruri kujya guterana. Donc itorero ryagiye rishrinkinga, rizima. Murimo murabibona kuri social media. Mbaje kuvuga umugabane tugiye gusengera kugira ngo usengere wumve ibyari byo. Jone narimo mbona ubukwe bw'abapasiteri babiri, abagore bashyingiranywe. Ndavuga Yesu. Iyo uvuze ko batinganyeho ari abantu bwite, ari itora avuga ati ntukoreho. Umugabo uherutse hano niwe wavuze ngo icyo Imana yavuze ntizagihindura. Natinye ikintu gikomeye cyane, ibintu by'ubutinganyi Abayisiraheli barabitinyaga ku buryo nko muri Sodomu na Gomora abantu baje gufata abamarayika babaha abakobwa babo, ku buryo bagiraga ubwoba bw'ubutinganyi, bakaba barekura abakobwa bati mugende mubakorere ibyo mushaka, ariko ntimuducumuze ku Mana bene aka kageni. Hanyuma umunsi umwe umugabo umwe nawe bamufatiyeho umugore yari yagiye gucyura, nako bashatse gufata uwo mugabo yagiye gucyura umugore araranzira. Ni mu Bisiraheli aba Efurayimu, atanga umugore w'umugore wageza naho apfa kugira ngo badakora ubutinganyi. Ubutinganyi cyane ikintu gikomeye cyane, ariko biri wazi kubona uyu munsi wa none biri mu matorero, pasiteri na pasiteri, umugore n'umugore basezeranye. Ntabwo ari ikintu cyoroshye bavandimwe. Moridekayi yabwiye Esiteri ati umva, kuba uri ibwami rwose gubwa neza, urya umureti w'ibwami unezerwe, ariko Abayuda bazatabarwa, atari wowe biturutseho. Rero natwe ubwo turimo tubyumva, ntabwo ari igihe cyo guceceka, ni igihe cyo gusenga Imana. N'Imana yavugana n'abantu, yashobora guhindura imyuka yagitinganye igashira mu bantu. N'Imana yahindura amateka, n'Imana yakuraho icyaha n'igisa nacyo. N'Imana ishobora byose. Uko yabanaga n'abatubanjirije natwe niko izabana natwe. Iyo niyo Europe, ntago mbivuze uko bimeze, ni mu ncamake. Iyo niyo Europe turimo twingingira Imana, ngira ngo Imana yongere ihagurutse hafi y'abavuga ubutumwa beza, baraza batubwira ubutumwa bwiza. Uyu munsi tuzi Yesu, ariko uyu munsi wa none birimo biragenda bisubira inyuma. Rero ntabwo ari umuntu wese Imana ibwira ngo vayo unsenge, vayo mvugane nawe. Ni umuntu wanjye witiriwe izina ryanjye, niko Imana ibivuga. Kandi waciye bugufi
agashaka mu maso y'Imana, agahinduka, akayinginga, akayisaba, akayitereta, akayibwira neza ikiri ku mutima we. Gusenga rero ni ubusabane buhagije ugomba kugirana n'uwo urimo gusenga. Ntabwo gusenga, navuze ngo turaza kwiga ku bwami. Gusenga ni urufunguzo rukomeye rwo mu bwami bw'ingoma ya data. Ni ikintu gikomeye cyane. Bisaba rero ngo ntabwo wajya gusaba umuntu mudasabana. Gusenga bisaba ubusabane buhambaye n'Imana, ubanza ugirana ubusabane nayo kandi mu buryo bukomeye cyane. Ntiwasaba mudafitanye ubusabane, biragora. Biroroshye gukomanga kuri friend wawe, kuri inshuti yawe, ukabwira tumva ndakennye iki n'iki kubera ubusabane mufitanye. Biroroshye cyane, ariko biragoye gujya gusaba umuntu mudafitanye ubusabane. Wenda harimo n'agatotsi, harimo impamvu yatumye ubusabane bupfa. Ni ikintu gikomeye cyane. Abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, ni ikintu gikomeye rero kujya gusaba Imana mufitanye bifu. Kanshyire muri za mvugo z'iki gihe, mufitanye ikibazo. Abakristo benshi nyine nababwiye ko bagira impamvu zituma basenga, ariko nyine ziri imagines. Ibyo nta busabane burimo. Ibyo ntabwo ari gusabana n'Imana. Gusabana n'Imana ni ugusabana n'Imana bene data. Hanyuma isengesho si amagambo ngo tubwire mwene data uri hano ngo dusengere, atangira yavuga. Abantu twamenyereye kubeshya abo tubana, ukabeshya kuko urabizi ko nta muntu ureba mu mutima wundi. Kuvuga ati mva ndaguhaye, mukavuga n'iby'amahoro imbere ari intambara, mukavuga n'iby'intambara imbere wenda ari amahoro. Tumenyera kubeshya, tugeze n'igihe tuzi imbere y'Imana tubeshya mu isengesho. Mana turagushimye, iwawe nta shimwe ririyo. Mana wagize neza, iwawe wapi. Mana ndagukunda, urukundo shwi. Mana ejo narimo nsoma ijambo rivuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Nandi base kuki wavuze umutima wose? Avuga tubwo ni munini, ari gihe duca ibice tukavuga ngo bugatwaye kanone mbe nkagumanye, kandi niko kuri koko. Gukundisha Uwiteka umutima wose ngo n'ubwenge bwose ngo ntabwo byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Hari akantu nyine wisigariza ukavuga ati none waba ujya mu isengesho, Mana ndakwemera, wavuze ko wemera gakeya, Mana ndakwizera guteze. Rero Imana yo ntireba icyo urimo uvuga, ireba ikiri indani ya mwoyo, ikiri mu mutima hagati. Uyu muntu iyo avuze ko ankunda, uyu muntu iyo avuze ko anyizera, aranyizera. Reka mbahige wenda mbabwire. Hari amaraporo ajya asirikira, sinzi nimba ari ukuri, bakavuga ngo u Rwanda ngo ruri ku mwanya, ejo barimo bavuga ngo ruri ku mwanya ngira ngo wa 3, ngo w'abaturage barakaye batishimye. Rero nureba statistique zo mu Rwanda, nibura 89% kw'ijana ni abakristo. Ubwize nesigarije amatorero atembera Yesu, kuko 0.2 ubundi nibo batagira aho basengera mu Rwanda, bibera muri za tradition. Abandi bose bafite aho babarizwa. 89% ni abakristo, hafi 90%. Abandi ubwo nirinze kuvugamo abayisilamu, abatemwe, ibintu nk'ibyo. Ni gute igihugu gifite abantu 89% bajya ku rutonde rw'abantu barakaye? Ntabwo ari ikintu cyumvikana bavandimwe. Ntabwo byoroshye kubyumvisha umuntu. Ibi ntiwabyumvisha umuyobozi w'igihugu, ntabwo abasha kubimubwira. Iyo areba mu baturage bakareba statistique, arabona 89% ni abakristo, ariko se mbwira ukuntu bashobora kubashyira ku rutonde rw'abantu bababaye batishimye. Kristo udashobora gutanga umunezero, Kristo udashobora ese koko uwo Kristo barahuye? Noneho rero umva ukuntu bikora. Twarimo tuvuga ngo ukundisha umutima wawe wose. Umwanditsi wa Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Rero iyo udakundisha umutima wawe wose, hari uburyo ubeshya ubwonko bwawe.
ukawibwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Covid yakoraho gatoya, ukavuga ati Uwiteka aranyanze, Uwiteka arantaye, Uwiteka ntanzi. Umutima wavugaga ko ari umwungeri wawe, akuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Sasa imitekerereze igahita ikivanga, waba warwaje umwana mu rugo imitekerereze ikivanga, ubukene bwanyura iwawe imitekerereze ikivanga, ibibazo byatera iwawe imitekerereze ikivanga. Ndagira ngo mbibutse ko tutari mu ijuru, turi mu isi. Intambara zatera, twahura n'ibyorezo, twahura n'ibibazo, imitekerereze ikivanga. Umukristo utarakundishije Yesu umutima we wose, biroroshye ko yibagirwa vuba ko Uwiteka ari umwungeri we. Biroroshye ko yibagirwa vuba ko Uwiteka ari ibyiringiro bye. Hanyuma rero uwo muntu isengesho akeneye gusenga rikeneye kubwira Yesu ngo naracumuye. Nari ndimo mbabwira ngo isengesho si amagambo. Impamvu natinze ku isengesho ndaza kugera ku magambo turi bwige no munsi, nuko turi mu bihe byo gusenga. Isengesho si amagambo, isengesho ni imvamutima z'umuntu. Nimba Imana wumva mutari kuvuga rumwe uwo munsi, wikirirwa utubwira ngo niba nakubwira ngo senga, wiyisingiza, kuko no mutima wawe ntuyisingiza. Imana irenga ururimi bavandi, Imana irenga ururimi. Sengera Amerika, ukavuga ati se ndayisengeramo iki? Ariko bakubwira ati senga Mana ufasha Amerika, Mana igirire neza. Imana ire. Donc isengesho ni ibiva mu mutima bwa busabano ugirana n'Imana. Kwa kubana kwawe n'Imana uyibwiza ukuri. Sengera Afurika ati reka Afurika nayivuyemo niruka. Ati sengera Afurika ati nyirimo mu bibazo. Imana ikavuga ngo mbwira ibiri ku mutima, nibyo nkeneye kumva kuruta ibiri ku munwa. Iyo umuntu bamubwiye gusenga bijye bitangaza cyane. Nk'ubu mfashe umunani nkamubwira ngo senga, niyo yaba ari biza tumvise nibyo twavuze. Ako Mana Nyir'ingabo uri mwiza uraryoshye, kandi muri iyo minsi arashaririwe, kubera ko abantu bamenyereye kubeshya bakabeshya abo babana nabo baturanye nabo bagendana. Abantu bamenyereye uburyarya, biroroshye ko kabwira Imana ibitahari. Ariko ntabwo ari uko isengesho rikora. Isengesho ntirivuga ibitari ku mutima gusa. Kuganira n'Imana nuko haleluya, nuko yibwira kuri ku mutima. Papa naje ndagira ngo nkubwire ABCD nuko ibintu bimeze muri iyi minsi, dore uko bimeze muri iyi minsi. Nimba unihira ibizira by'i Yerusalemu, ibona ubifitiye urukundo, ibona ubifitiye. Yeremiya avuze ngo icyama ngo uyu mutwanjye ugahinduka isoko y'amarira, nkaririra barimbuka, haleluya, nkaririra barimo bapfa. Cyama arahanura basi, arahanura gera Abayuda, aravuga ati murapfa murashize. Abayuda ntibabyumve, maze akagira bene wabo. Pawulo yigeze aravuga ngo natewe akaga n'Abayuda n'abo mu mudugudu, ngo na bene wacu. Akagira akaga k'Abayuda b'abahanuzi, bakagenda yavuga ngo murapfuye, nimwihane, nimwigira gute, dore mugiye i Babuloni. Abahanuzi bakanyura ku ruhande abandi bakavuna inkoni, bakavuga ati dore uburetwa Imana ibukuyeho, ntabwo bizongera kubaho, ntabwo tuzajya i Babuloni. Yeremiya kongera tumva nimwumvire umwami i Babuloni, none mwese mwimuke mujye i Babuloni mutureyo. Bati reka. Abahanuzi bakabwira umwami bati ntumwumvira, arabeshya, aravangiwe, kugeza igihe asenze aravuga ngo Uwiteka Imana nemeye gusuzugurika no gutukwa, amahanga yose baransebya, aho zose baransebya, nemeye gushukwa nawe. Yeremiya arateseka, ariko igihe kiragera Abayuda bamwe bajya i Babuloni. None igitangaje, abahanuzi babasanga baravuga ati mwitegure vuba tuzataha. Yeremiya arongera arabandikira aravuga ngo ni ukuri muhinge, murye, munywe, murongore, mushyingire, muzamara imyaka 70 mu bunyage, ahubwo musengere i Babuloni hagira amahoro, n'ayo mahoro muzayaturemo. Mu gitabo cya Yeremiya aravuga ngo ese bahanura bate batabaye mu nama z'Uwiteka? Yesu nadufashe cyane. Umuntu nimba atabaye mu nama z'Uwiteka yahanura ati?
yabwiriza ate, yaririra ibizira bikorerwa i Yerusalemu ate nimba atabaye mu nama z'Uwiteka? Ijambo ni rimwe gusa. Uwiteka Imana, ni igiki kiri ku mutima wawe muri Europe? Ni igiki kiri ku mutima wawe muri Afurika? Ni igiki kiri ku mutima wawe muri Amerika? Ni igiki kiri ku mutima wawe? Ni igiki? Umugabo umwerutse kunsharenjinga aravuga ngo nujya gusenga ngo ntukajyane urupapuro rwuzuyeho ibyifuzo nk'ugiye guhaha, ngo ugende wanditse lisiti, mana fasha A, mana B, mana C, mana, ngo nk'ugiye mu isoko kugura inyanya, indagara, ubunyobwa, ubutunguru, ndoko wakoze lisiti, ngo nujya gusenga ntukabikore, ngo ubwo nujya gusenga ngo ujye ujyana urupapuro ruriho ubusa. Haleluya. Ngo nugera mu cyumba ngo uyibwire ngo nyandikiraho ibi, amen, yandikiraho ibiri ku mutima wawe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Mana ishobora byose, twandikireho ibiri ku mutima wawe i Burayi, twandikireho ibiri ku mutima wawe muri Afurika, twandikireho ibiri ku mutima wawe mu Rwanda. Niba icyo ushaka, niba icyo ushaka ku muryango, niba icyo ushaka, niba icyo ushaka. Yesu nashimwe. Data arashaka iki? Ubundi data arashaka iki? Imana irashaka iki? Nababwiye ngo gusenga ni nko guha license, donc uburenganzira. Imana irakwinginga ngo nyinginga nkore, kuko hari ikintu Imana itagikora. Ni itegeko yishyiriyeho, ntabwo izaza ngo n'ibirenge bwije muri Europe vuge ubutumwa. Ibyo ntibyenda kubaho. Ntabwo izaza muri Afurika ngo ihindure ibintu. Hari abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka Imana bahari. Niyo mpamvu babwira ngo mwanyinginze, rise and shine world, nyinginga nkore. Kandi iri kukubwira ngo nyinginga nkore, irakubwira ngo mva mu kazi ngiye gukora ushobora kuba ubifitemo uruhare, donc uzaba umwe. Mugabo umwe yigeze kwandika aravuga ngo Mana hembura umurimo wawe muri iyi myaka, mu burakari bwawe wibuke kubabarira, ariko uhembure muri njyewe. Yesu nashimwe. Imana nihembura umurimo wayo hagati muri iyi myaka. Yesu nashimwe cyane, kandi iwihembure mu mitima yacu. Isengesho rero ntabwo ari amagambo, ni ibiva mu mutima. Isengesho ni ubusabane, isengesho ntago ari igikorwa. Sizi mufite ahantu henshi muteranira baravuga ngo abafite impano zo gusenga muze gusigara. Abafite impano zo gusenga muze gusigara. Abanyamasengesho turabashaka. Gusenga ntabwo ari impano. Kuganira n'Imana, gusaba Imana, kuyinginga ntabwo ari impano. Ni ibintu bikorwa n'abantu bitiriwe izina ry'Imana, utarobanuye, utamugize pastor, utamugize bishop, utamugize umuvugabutumwa, utamugize. Gusenga ntabwo ari impano. Nta mpano yo gusenga ibaho. Gusenga ni ubuzima. Ni mu gitondo saa tanu nimugoroba, uko uhumeka niko ugomba usabana n'Imana. Uko ubayeho muri wowe niko ugomba kubusabana n'Imana. Gusenga rero ntabwo ari impano. Ni ubuzima bwa Gikristo, ni ubuzima bw'umuntu wese. Impamvu abantu basenga ngira ngo murayizi, turemye uburyo ki muri twebwe harimo supernatural
aduka Imana yahumekeyemo ubumana bwayo muri twebwe idushyize ku isi. Iravuga ngo iyo connection igomba kugihura, ndi muri mwebwe. Irimo soma ijambo ejo bundi rirandenga, ivuga ngo umuntu nenze kumugiraho Imana haburaho gatoya, ngo namuhaye gutwara ibyo mu isi, gutegeka amafi, biguruka, ibintu byose. Yenze kumugiraho Imana haburamo gato. Muri twe harimo ubumana, ubwo bumana nibwo buhora bushaka gusabana. Iyo miremere niyo ituma duhora dusenga, Mana ndagushaka, Mana ndagukunda. Uzarebe n'abantu badakijijwe bakunda kuraguza, koko muri bo harimo ikintu, mbese harimo supernatural character ishaka guhora isabana n'ibindi biyirusha ubushobozi. Niyo mpamvu dusenga. Rero gusenga ntabwo ari igikorwa, gusenga ni ubuzima. Ubu biratangaje ko umuntu ashobora kuvuga ati tugiye gusengera Europe, uyu munsi twayisengeye iki cyumweru ukaba wayimbutseho, ntukeneye no kubyumva, ntukeneye no kumenya n'icyavuyemo, ntukizi ko bikoze nk'igikorwa. Ntabwo gusenga ari igikorwa. Nababwiye ngo Yeremiya yararebye agera ahantu avuga ngo icyamuye umutwe wanjye ukambamo isoko, nkaririra abarimo barimbuka, nkaririra abantu b'i Yerusalemu batumva, nkaririra abayisiraheli banze kunyumva, nibura nkajya mu butayu nkarira. Arabahanurira ntibumva, ahitamo kurira. Rero gusenga ntabwo ari igikorwa. Abana b'Imana bategetswe kuza kwicara imbere y'Imana bakaganira. Turabona muri Europe ejo baratubwiye turi abambasada, ntushobora gukora ikintu mu gihugu wowe n'igihugu cyagutumye mutabyumvikanyeho. Ariko igitangaje ni uko dushobora gukorera ibintu mu isi mu izina rya Yesu, ariko Yesu atadutumye. Isengesho ni urufunguzo rw'ingenzi mu bwami. Hari imfunguzo nyinshi cyane muri ubu bwami, ariko urukomeye cyane ni ugusenga. Harimo izindi nyinshi, ariko gusenga ni urufunguzo rukomeye cyane. Hanyuma rero hari ukuntu dusenga twirije ubusa. Kwiriza ubusa ni kimwe mu kintu gikomeye cyane mu isengesho. Isengesho ntabwo ari amahitamo, mbibibutse, ntabwo ari amahitamo, ntabwo ari icyo umuntu ahitamo. Nababwiye ngo si impano, si igikorwa, si n'ikintu umuntu ahitamo. Gusenga ni itegeko ry'Uwiteka. Abana bo muri ubu bwami barasenga, abana bo kuri iyi ngoma ya data barasenga, baganira n'Imana, barayinginga, barayisaba. Ntabwo ari amahitamo, ni igikorwa gitegetswe na data. Barasenga mu byiza, barasenga mu bibi, barasenga. Ejo barimo batubwira ukuntu abitorero ngo bagize umwete, barasenga. Petero ngo bari bumwice, marayika araza akingura inzugi, aravuga ngo hari abantu basenze, bakojeje urufunguzo mu rugi, ndabyumva, manuwe no kubohora uwo bansabye. Barasenga, iyo byanze barasenga. Twavuze ngo nakinga ijuru, nateza ibyorezo, ni abantu banjye bazakingura urwo rugi, ni abantu banjye bazampamagara nkumva. Ntabwo ari ababonetse bose, ntabwo ari PhD, ntabwo ari doctora, ntabwo ari masters, ntabwo ari whatever. Ni abantu bitiriwe izina ry'Imana, nibo bakora kuri urwo rugi rukabumva rugafunguka. Ntabwo ari isengesho ryapfa gukora umuntu wese muri prison, ariko ngo abantu b'itorero rirasenga, abantu b'Imana barasenga. Igihe kimwe Paulo na Sila bageze mu nzu y'imbohe, bararirimba, inzugi zirakinguka. Barasenga, bararirimba, bari babakubise inkoni bita inga. Inga zabaga ari ikintu gifite nk'amashami, ku buryo bagukubita umugongo umubiri ugashiraho. Kandi barababoha ku buryo babaryamisha bagaramye. Umugongo washizeho ukaryama ugaramye. Rero baraboboha, babarindisha abarinzi. Abahungu bigira inama bari muri gereza, Imana ishimwe, baravuga ngo dusenge turirimbe. Barasenga, bararirimba, barasenga, bararirimba. Ese yaza kuba ari nkanjye, nari gukora iki muri ubwo buribwe bw'izo nkoni n'ibyo bisebe? Umenya nari kuvuga ati Yesu nizeye, noneho ibyanjye birarangiye. Ariko Paulo turaza kumuvugaho, yari afite iyerekwa. Amen, haleluya. Imbaraga uzihabwa na target, uzihabwa na misiyo. Yigeze kuba ari ahantu arimo abayuda bamugiriye nabi cyane. Yesu aramubwira ngo uko wampamirije Yerusalemu,
niko uzampamiriza ni Roma. Binjira ubwato bahura n'ibibazo bitandukanye. Marayika aragaruka aramubwira ati umva, twavuganye ko ugira Roma, nta muntu n'umwe uzapfa muri ubu bwato, ku bwawe bose ndabarokoye. Ubwato bushwanyutse, umusirikare agize ngo abice, ngo habonekamo umukunda umuyobozi w'ubwato ngashaka gukiza Pawulo. Misiyo niyo idutera imbaraga. Imana ishimwe. Pawulo aravuga ngo we na Sila basenga Imana, inzugi zirafunguka, mirango ya gereza ikafunguka. Umutwara aravuga ati ndapfuye noneho ngo kandi inzugi za gereza zose zarafungutse. Ubundi nugendana uzagendane n'umuntu w'Imana bavandi, nufungwa uzafungwe n'umukiranutsi nibura. Gereza yose irafunguka. Bari mu bwato, nabwo ubwato bwaramenetse. Imana aravuga ati abo bantu bose ndabaguha kiranutse. Imana ishimwe. Hanyuma rero gusenga twavuze ngo ni itegeko ry'ibwami. Ntibibaho kuko ubishaka, bibaho kuko niko iwacu dukora, niko iwacu mu bwami bakora, ganira n'Imana. Uwo dusenga ni umwami, ni umuremyi w'ijuru n'isi, ariko nanone ujye wibuka ko ari data udukunda. Amazina yateye ubwoba, burya Imana yitwa izina bitewe na karagita. Buriya na Yesu ni Yesu, iyo wongeyeho Kristo uba uvuze karagita, uba uvuze umurimo we. Amen. Iyo uvuze Kristo uba uvuze umurimo we. Imana nayo ku mazina yayo ni Jehova Rafa, ni Imana ikiza, ni Jehova Nisi, ni Imana Jehova Shalom, ni Imana y'amahoro, Jehova Nisi ni ibendera ryacu. Donc Elohim, donc ni amazina ari mu kazi. Amen. Amen. Ni amazina ari mu kazi. Nujya kuyisenga ujye ubwira ngo nkwibutse izina witwa. Mbere yuko ibintu bincanga, nkwibuke izina witwa. Uri Jehova Rafa, uri Imana ikiza. Amen. Uri Jehova Shalom, uri Imana itanga amahoro nayabuze. Donc kuyivuga no kuyibwira ngo iyi niyo karagiteri yawe. Uri Imana y'urukundo, ikagira n'umujinya, igahana, ishyira ikuzimu igakurayo, ikica ikanakiza. Iyo nicyo gituma ugomba kuza imbere yayo. Biriya aravuga ngo mpinda umushyitsi, ariko nanone wibuka ko ari data twese udukunda twese. Ikibazo rero kiba gikomeye nyine, ese ubwo busabane bwawe n'Imana, bwanjye n'Imana bushingiye kuki? Buriho. Umugabo umwe mu gihugu yaravuze ngo nimba udahinduye iki gihugu nyice. Arasenga Imana ihindura igihugu kugeza igihe abanyururu babaye amakorari, abagereza bahindukamo amakorari. Amen. Ishobora byose. Donc abantu banjye nibampa uburenganzira nze nkore mu isi. Abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibampera license, nibanyemerere. Nababwiye ngo ubwira umuntu arakubwira ati nguriza nkugurire, ninjye ndi bukore. Yigeze kubwira Mose, aramubwira ngo Mose jya muri Egiputa, ati ni ukuri da. Ukuri kuri inyuma yabyo ni ukumubwira ngo jya muri Egiputa, si wowe uzakurayo ubwoko bw'Imana, ni njyewe. Sengera i Burayi, si wowe uzahakiza, ni Kristo ukiza. Sengera Afurika, si wowe uzatanga ibisubizo. Sengera abarwayi, si wowe utanga gukiza, ni Jehova Rafa. Sengera abafite ibibazo, si wowe ubikemura. Mu burenganzira nyemerera impa license. Amen. Mu burenganzira njyewe nze mbikore. Amen. Mana yanjye, ndimo ndafashwa n'icyana cy'indogobe. Yesu yaravuze ngo mujye kwa Ntuza munzanire icyana cy'indogobe. Hari abantu benshi baturutse kwa Ntuza muri make. Ubundi na identity yanyu ntiyakamenyekanye mwavuye kwa Ntuza. Ariko kuko muhetse Yesu uyu munsi muri ba runaka, muri abantu bakomeye. Amen.
se kwa ntuza se wahaturuka ni kwa ntuza nyine burase ni kwande. Yesu wagize neza, Yesu yarakoze mana yanjye. Rero bagikura kwa ntuza barakizana ngo indogobe n'icyana cyayo giheka Yesu bagiye Yerusalemu, ngo bagenda baririmba bashashe imyenda mu nzira. Urumva nacyo cyenjo yinze gukandagira kuri tapi rouge kuko cyari gihetse umwami. Twebwe nidushyira Yesu mu mugongo, yebwe Petero aramubwira ngo umfa mpereza ubwato bwawe nivugira ubutumwa. Arangije kuvuga ubutumwa ati robera hariya, ati se ko nakesheje ijoro nabivuze robera hariya. Iyo Yesu yavuze arakora. Ati kandi uzaba n'ubarobyi w'abantu, amafi yananiye nzaruba abantu, ati si zo zabaroba n'inyo nzabirobera. Amen. Ya Yesu mana Yesu we. Hanyuma nako icyana cy'indogobe kigejeje Yesu Yerusalemu, ndimo ndegera hafi gusoza, kigejeje Yesu Yerusalemu, yinjira mu rusengero asanga barimo baracururizamo. Arangije akubita bacururizaga mu rusengero, arangije kurutunganya neza. Abarwayi baramusanga arabakiza, impumyi ziraza zirahumuka, ibirema biragenda. Akora icyo urusengero rwari rwaragenewe gukora. Ntago irabwenge inzu ya data iranzonze, ntago ngomba kuyirebera ihinduka inzu y'abambuzi. Arabakubita arabirukana, inzu ya data irandya mu nda. Yirukana baguraga mu rusengero. Ubu ngubu kureba itorero rikomeye cyane muri iki gihe nukureba bubatse amazu menshi manini meza. Ubugingo bw'abantu ntago kureba umubishop ukizana ukagenda mu modoka ihenze. Kureba umupasiteri usobanutse nuko afite urwego agezeho. Turarebera itorero mu mafaranga. Ntago ari ibyigigiye, ntago urusengero rushobora guhinduka miliye ya business mu buryo butari nk'ubw'i Yerusalemu. Ariko Yesu ahageze aravuga ati ntago ari urusengero rwagenewe, mureke urusengero ruzemo abarwayi bakire, impumyi zihumuke, ibipfamatwi byumve, ibindi muzabyongerwa. Vuze mubanze munshake, amafaranga ndayafite. Ubu bwira umuntu ati vayo ikorere Yesu, ati nimara kubona menshi, ati ntawe ndi gusaba, nzazanya korere, nzaza mukorere. Amafaranga turayakeneye ariko okay, reka tujye ku ntego yacu y'umunsi. Rero navuze byinshi, ndakeka yuko byumvikanye cyane. Twasomye ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana buze. Merutse kureba filime yari y'abapolisi, umupolisi wari umaktera aravuga ngo twebwe abapolisi ngo iyo bukeye mu gitondo tukabyuka ngo tuba twongererewe igihe ngo cyo kumaraho abagizi ba nabi. Iyo umukristo abonye bukeye mu gitondo aba yongerewe umunsi wo kwamamaza ubwami bw'Imana no gutuma bugera mu isi. Ubwami bw'Imana buze muri kampani ukoreramo, ubundi nta kintu cyahindura isi nko kubwira Yesu ngo ubu bwami bwawe buzahangaha. Kuzana ubwami bw'Imana rero twabibonye muri mu byakozwe n'intumwa. Yesu yabwiye Paulo niko yari arimo yiregura, nicyo tubona. Aramubwira ngo ari kuhaguruka kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye. Impamvu nkubonekeye ni ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye, ya misiyo. Hanyuma n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye. Ubwami bw'Imana, Yohana niwe wajyaga yandikira abantu akavuga ngo uwo twabonye tukamukoraho, amaso yacu akamubona, amatwi yacu akamwumva, intoki zacu zikamukoraho, niwo turimo tubabwira ngo dufatanye kumuvuga no kumwamamaza. Imana iramubwira ngo nkuhamagaye kugira ngo uzabe umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzajya ngenda nkwereka, ngukize ubu bwoko bwanyu. Cyambere dufite ubwoko bw'Imana buri mu rusengero bumeze nk'intama zazimiye, dufite nabo twita abanyamahanga batarakira Yesu. Imana iguhamagaye ngo ufashe ubwoko bw'Imana, Imana iguhamagaye ngo urenge imipaka, ubwire abantu bataramenya Imana ko Yesu agira neza, kugira ngo Imana ibahumure amaso. Nigeze mbivuga turi gutangira, abantu barimo baragenda mu isi ihumye. Ntago washyingiranwa n'umuntu muje igitsina ureba utahumye.
ntago warwanira n'umuntu kuri social media uri pasiteri ugifite amaso. Ndavuga amaso muyumve cyane. Ntago wakicwa n'ibiyobyabwenge bavandi ugifite amaso ureba. Yesu yari ku musozi yereka abigishwa abantu bo mu kibaya arababwira ngo muri umucyo w'isi. Bari abantu bari kurimo bararindagira mu mwijima, muri umucyo w'isi, go mujye mu mahanga yose. Bariya bakeneye itara, bakeneye kubona. Ntabwo rero bareba. Ntabwo umuntu yasambana yaca inyuma uwo bashakanye, ntabwo umuntu yakica mugenzi we, ntabwo umuntu agifite amaso. Bibiliya iravuga ngo hari abantu bahumye ngutumyeho. Ndagira ngo mbahige abari kuri abarimo badukurikira, genda ubwire Yesu ngo ndashaka kubona abantu bahumuka byoroshye bityo. Ndashaka kubona ibimuga bigenda. Nibishaka bikorwe mu buryo bw'umwuka atari na fizike gusa. Na fizike Yesu yarayitwemereye. Ndashaka kubona abana b'Imana bakira. Nta wundi wakura abasambanyi mu busambanyi bwabo, nta wundi wakura abasinzi mu businzi, nyakunda kubivuga. Nta wundi wakura abarozi mu burozi, nta wundi wakura abadayimoni mu bantu ngo birukanye bahunga abantu. Nta wundi, ni Kristo wenyine. Aravuga ati ndashaka ko amaso yabo ahumuka akareba, ndashaka yuko bava mu mwijima bakajya mu mucyo. Nibyo ngutumye Pawulo byumve neza. Ndashaka yuko bava mu butware bwa Satani bakajya ku Mana, icyo nacyo kizirikane. Ndashaka yuko bazaragwa ibyasezeranishwa abera. Uwiteka ubwami bwawe busa. Ubwami bw'Imana bukandagiye mu rugo rwawe, ibintu birahinduka. Aho ubwami buri, umwami aba ahari automatically. Ubwami bw'Imana muri kampani, ubwami bw'Imana mu rusengero usengeramo, ubwami bw'Imana mu gihugu cyanjye. Yesu, ubwami bw'Imana ku mugabane wa Afurika, ubwami bw'Imana ku mugabane w'i Burayi, ubwami bw'Imana ku mugabane wa Amerika. Ubwami bw'Imana buze, ikirimo ishaka gikorwe mu isi. Ubwami n'umwami wabwo. Abantu banje ibibabwira ngo mu mpera y'isensi nshyira ubwami muri Afurika. Amen. Mu burenganzira nshyira ubwami Burayi. Abantu bari Burayi mwumve, n'abandi bazajyayo n'abazagenda ari abamisiyoneri. Imana ikeneye ko abantu bahumuka. Imana ikeneye ko abapfa amatwi byumva. Imana ikeneye ko impumyi zireba. Ubwami bw'Imana burahagera, abantu bakareba batareba, abatumvaga bakumva, abatari bafite amatwi bakayagira. Ubwami bw'Imana iyo buhageze ni Yesu ubikora, nta wundi. Ubwami bw'Imana bugera muri kampani abibaga bakareka kwiba. Ntuzirerwe ubwira Imana ngo Mana aba bapagani banyize, uyibwira ngo reka ubwami bwawe bubagereho, bazahita baba inshuti zanjye. Ubwami bw'Imana bugera mu gihugu, sisiteme y'igihugu igahinduka. Amen, haleluya. Sisiteme y'igihugu igahinduka. Kandi uko yafashaga batubanjirije niko natwe zadufasha. Sisiteme irahinduka, minisiteri zigahindura imikorere. Ubwami bw'Imana bwageze mu gihugu. Umuyobozi w'igihugu akajya ajya kubaza umuntu wanjye witiriwe izina ryanjye, hose dukora iki? Bene dareka mbabwiza ukuri, nta muntu udakeneye ubwami bw'Imana batazababeshya. Nabo abandi bavuga ngo ni abateisiti. Hari impamvu ituma bakenera Imana. Umufatira muri iyo mpamvu ituma akeneye Imana. Ubwami bw'Imana buhindura ibintu, ubwami bw'Imana bukore. Ayiwe, Imana ishobora byose. Ubwami bw'Imana, Bibiliya rero iravuga ngo nguhaye misiyo, igitumye nkubonekera, ntabwo nje mu buswa. Igituma uri umukristo, ntabwo Imana yahushije. Igituma uri umuvugabutumwa, ntabwo Imana yibeshye. Igituma uri umugore mu rugo rwawe, ntabwo Imana yahushije misiyo.
igituma uri umugabo mu rugo rwawe ntabwo Imana yahushije misiyo, igituma uri umupasiteri ntabwo Imana yibeshye, igituma uri umuntu uzi Imana wigeze kuyumvaho, uri umuntu witiriwe izina ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo kuba uri ibwami nka Esiteri ntabwo Imana yahushije mishoni, ahubwo igitumye uhari ni ukugira ngo abantu bahumuke, basinduke, kugira ngo abantu bave mu mwijima. Amen. Yesu we, Yesu, 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 Yesu. Urabwira umuntu ngo jya kunsengera ngo banze unyishyure. Mwene data abadayimoni bamereye nabi, mpereza amafaranga ngo usengere. Yesu we, Imana ishobora byose. Wabwira umupasiteri ati ko mfite ibibazo bitandukanye, ati se bimeze bite, ati uzanshake. Wagenda uri umudamu bigatangirira muri pastoral counseling bikarangira muri pastoral care, abakakurandase bakakwica, abagahumuye impumyi zikarushaho kuhuma. Bakozi b'Imana muri kuri uru rubuga, ndagira ngo mbatangariza ayo maso muri mukomeza mufumura n'ubundi bari impumyi, mwikomeza muyahumisha cyane nyirabazaba. Yesu Imana yabwiye Ezekira amubwira ngo nimbwira umunyabyaha ngo gupfa kuzapfa, yarangiza ngo agacicika, amaraso y'umunyabyaha nzayabazwa. Mperutse gusoma ikintu gikomeye cyane, Imana irimo inenga bungeri. Umuntu nimba aje ahumye ukarushaho kumushyiramo umuti wo guhuma cyane, urumva wabikira? Yesu ugeze kubwira abantu arabwira ati mwampumye ziranga ndase zindimwe, ni gute waba uhumye? Mana nyiringabo, reka ubwami bw'Imana buze. Imana ishaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Data abo twese turashaka ko ubwami bwawe buza, ndakuzi neza buraza, ntabwo ari irya mbere tukubonye ukora imirimo n'ibitangaza. Yesu arahambaye, Yesu arakora. Yesu ntabwo yamena amaraso ye, ntabwo yatanga ubuzima bwe ngo yimane gutabara isi, ntabwo yatanga ubuzima bwe ngo ananirwe. Itorero rifite umuti, we have a cure. Abantu b'Imana bitiriwe izina ry'Imana tubitse umuti. Tubitse umuti w'impumyi zirakomeza zigwa mu byobo, tubitse umuti w'abantu barimo batimana bakagenda barakomeza batimana. Tubitse umuti, turyamanye umuti. Abantu banjye bitiriwe izina ry'Imana nibaca bugufi bagasenga bakanshaka bakampa license bakampa uburenganzira, nzaza mbakirize igihugu. Bene data, reka tubwire Yesu ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Nushaka wongereho ngo n'ifunguro rintunze urime none, ibyo sinabivuzeho kuko nashakaga kuvuga ku bwami. Reka ubwami bw'Imana buze mu Banyarwanda, ubwami bw'Imana buze mu Banyafurika, ubwami bw'Imana buze mu Bayerope. Kandi nishaka kuzana ubwami, ni ambassadors bagomba gukora icyo gikorwa, ambassadors. Imana iratwinginga ngo munyinginge mbakize, munyinginge mbatabare, munyinginge mbagirire neza yawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Katujye mu mwanya mwiza wo gusenga. Umuntu wese uri aha ngaha ajye muri position nziza imushobokeye, abwira Imana ngo nkoresha, nzanye urupapuro ruriho ubusa, mbwira ikikuri ku mutima. Urashaka ko nkora iki muri iki gihe kigoye? Itorero ryapfuye mu buryo buri spirituel. Urashaka ko nkora iki muri iki gihe kigoye? Ukuri kutarimo gutambuka uko kwakavuzwe. Urashaka ko nkora iki muri iki gihe kigoye? Ubutumwa bwiza butari gukorwa uko bwakavuzwe. Urashaka ko nkora iki muri iki gihe kigoye? Nyandikira Mariste, Papa Mariste, abashumba Imana ibahe liste, abavuga butumwa Imana iduhe liste.
ntabwo turi mu gihe cyo kujya kuri social media gufayitinga cyangwa gushaka views cyangwa aba followers. Turi mu gihe cyo kugira ngo turebe nimba twaba igisubizo cy'impumyi, twaba igisubizo cy'abamugaye, twaba igisubizo cy'abari mu mwijima, bakava mu mwijima bakagera mu mucyo, bakava mu bwami bwa Satani bakajya mu bwami. Mana ishimwe. Twandikire Yesu, twandikire, wandikira ababyeyi barahangaha mu izina rya Yesu. Twandikire tumenye. Mana ishimwe. Data wa twese uri mu gihugu cyahera, Mana nyiringabo, Mana nyiribihe. Eliya yaravuze ngo uyu munsi ugaragare ko ari wowe Uwiteka Imana. Mana ishobora byose, uyu munsi wiyerekane. Cyampiye imitwe yacu ikaba isoko y'amarira, tukaririra abarimbuka. Umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nucogozwa n'isi abandi bazabwirwa nande? Wowe kwabwiwe n'abatanze amaraso yabo. Nucogozwa n'isi abandi bazabwirwa nande? Wowe kwabwiwe n'abamennye amaraso yabo. Wowe kwabwiwe n'abatayunze ubutunzi bwabo. Wowe kwabwiwe n'abemeye guhara amagara yabo. Nucogozwa n'isi abandi barabwirwa nande? Ararimba aravuga ngo wowe kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa, genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose, ubone gutabara abo Yesu yacunguye, ubone gutabara abo Yesu yameneye amaraso. Hari abantu bahumye, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abantu bari mu mwijima, hari abantu bari gukabakaba, hari abantu bari kurindagira. Amerika ifite abari kurindagira. Turi mu cyumweru cyo gusengera Uburayi. Uburayi bufite abagabo barimo barindagira bakabakaba, bahumye, bari mu mwijima, bari mu butware bw'umwijima, bari mu butware bwa Satani. Ayiwe Mana, turakwinginze ntiducogozwe n'isi, ubwami bwawe nibuzi Burayi mu izina rya Yesu Kristo. Wibuke Mana, hari abagukoreye uranezerwa, uravuga ngo mbonye ubwoko bwanjye mu isi. Ariko na n'uyu munsi uko wari uri na n'ubu niko ukiri. Wahagurutsa abandi bameze nk'aba John Wesley, wahagurutsa abandi bameze nka Whitefield, wahagurutsa abandi Mana benshi cyane, wahagurutsa abahaza amagaro yabo. Haleluya. Mana Data, wahagurutsa abafite intimba y'abarimbuka, wahagurutsa abatareba icyaha nk'ibisanzwe, wahagurutsa abitabira inama zawe. Uravuze ngo batabaye mu nama zanjye ubundi bahanura iki? Wahagurutsa abazijyamo ndetse ayiwe atari babandi bazibipa bakavamo umwanzuro utarafatwa. Wahagurutsa ababishop, wahagurutsa abavuga butumwa. Uwiteka Imana, ndakuzi neza, ntabwo ari irya mbere wowe ugiye gukora, ntabwo ari irya mbere wowe ugiye gutanga mirakoze, ntabwo ari irya mbere wowe ugiye gukiza impumyi n'abamugaye n'abafite ibibazo bitandukanye, no gukura abantu mu mazu y'imbohe, no guhindura ubuzima bw'abantu. Ntabwo ari igihe wenda kubikora, ndakuzi mu mateka ubigirira abandi. Nanjye ubwanjye narakubonye, twarakubonye, dufite ibihamya, twabonye uduhindura, twabonye utugira neza. Yesu warahabaye, tubona imbaraga zawe, tubona ibitangaza byawe, ndakuzi Yesu, ndakuzi uducanira umuriro mu butayu nta kibiriti dukoresheje. Narakubonye Yesu, nkuzi neza. Data nkuzi neza Yesu, nkuzi neza. Turaziranye uri ijambo ryawe ryarambwiye ngo izina ryawe rikomeranye imbaraga. Izina ryawe rikomeranye imbaraga. Tuguhaye license, tuguhaye uburenganzira. Nuzukiza abantu bawe, nuzutabara abantu bawe bitiriwe izina ryawe. Turinginze Papa, turinginze Dadi, turinginze Yesu, turakwinginze, turaguhendahenze. Abayisiraheli baravuga ngo nimba ukemera guhendahendwa, ariko twe turabizi neza ko uhendahendwa. Yesu, turaziranye mu bibazo ugaragara, turaziranye mu ntambara. Ese tutakubonye mu mateka wambutse Abayisiraheli
ugafata umwuka mu mazuru ugahuhisha inyanja muri nyina wayo hakavura, tutabisomye iri mu mateka. Utabara Abisirayeli ugatanga amazi ahatagira amazi, gusa kuba hari urutara Yesu ugatanga amazi. Tutakubonye mu mateka, natwe dufite ibihamya byawe ugenda udukura. Bamwe bakuye mu busambanyi bwarabesha, abandi bakura mu bujura, abandi bakura mu bwicanyi, abandi bakura mu miryango itari kubarekura, ubakura kwa Ntuza, urabazana ubageze i Yerusalemu mu murwa. Abandi waratuzanye Mana, dufite impamvu nyinshi zo kugushima, dufite impamvu nyinshi zo kukubwira ngo na biriya wabikora. Mana nishimwe, haleluya. Turakwingiza rero Mana, tabara Uburayi, cyubahiro n'ikibi cyawe, mu burakari wibuke kubabarira Mana. Iyo tureba ibirimo bihakorerwa Yesu, turavuga ngo Mana, icyatumye ubonekera abantu bawe, icyatumye ubahamagara, icyatumye Bishop arahamagarwa, icyatumye Sora ahamagarwa, icyatumye Mukesha ahamagarwa, icyatumye Munyampeta ahamagarwa, icyatumye Ivona ahamagarwa, icyatumye Tofira ahamagarwa, icyatumye Murerwa ahamagarwa, icyatumye n'abandi, icyo ngicyo cyatumye utubonekera ni ukugira ngo dutuma bahumye bahumuka, ni ukugira ngo abari mu nzu z'imbohe bazikurwemo. Mana Nyir'ingabo, duhere mu miryango yacu, mu nshuti, mu bavandimwe. Icyo tuzi neza ni uko tuziranye, turakuzi, urakora, tugufitiye icyizere, imitima yacu igufitiye icyizere, ubuntu bwawe buri mu mitima yacu, turabizi neza Mana. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.